Ihoto mbwire. Nze namwe kurizanye. Ubyagenze uti. Nene kuntu bimeze. Urabizi neza wa mujama twakoranaga nibuzi umuntu wawe. None mujama yaragiye. None se kuba yaragiye bikuye kuzana umuntu nagutumye none mba yagiye gereza amafaranga. Nese ngiye hari ubwo muzi. Nese ibyo birandeba amafaranga aravuze. None se bivuze ko arabuze akagenda we ntago umuzi. Ntabwo muzi pe. Mabuje ugira ngo ndamuzi mba naramuzanye pe. Umukobwa bita Ngabire ntawe. Ngabire uza amabanga yanjye abitse. Agiye gusenya urugo rwanjye. Ngabire utwite ntawe uzi. Ngabire hari umusore wari ukumumbaza. Ntumuzi baramukubajije aha yakubazaga ngo iki yarambashije ngo mbese umukobwa witwa Ngabire uramuzi. Uwo muhungu usura ngo Ngabire utwite yenda umuntu yakurangire Ngabire cyangwa se umbwire ngo akazi karakunaniye. Abedine su. Aline. Umeze ute? Umeze ute? Ni sawa. Makuru Ni neza. Kola mwiza se kurushaho. Urakabya. Rero kandi kiri ku ishuri mama nabidasanzwe. Turi ku ishuri. Twafisha mu nzu. Ako ndi kubona hameze neza hari ikibazo gishaka utagiye mu nzu. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Shaje ukaba turi ku ishuri. Uragenda urabura. Cyane ntabwo nabuze ndahari. Ntari cyane. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Biragenda. Ayawe. Ni sawa. Meze neza. Ndabona meze neza tu. Meze neza ngiye nta kibazo. Wabonye akazi? Hari ahantu maze iminsi ndi kudepoza ndacyategereje wowe. Nanjye nabonye nakabona. Ndacyategereje nawe. Ndacyategereje. Nese ko wananutse? Ko wananutse. N'utubazo dusanzwe. Cyangwa nawe wabaye nkanjye. Wanje se yabaye. Ntabwo ibyo ubizi. Reka byagenze ute? Abantu muri iyi minsi bafite ibintu biri kubasaza gushaka kubaho nta kintu bari gukora ariko ibaze ko we ari gusazwa n'umuhungu mani ngo yamwanze. Byagenze ute? Umuhungu nyine barakundanye noneho nyine niba yaraje wenda kwibonera undi mukobwa bakundana aramwanga none asaza ari kumwizirika. Ahubwo afite impamvu yumvikana ari kumwiruka. Iyihe? None se uri muhungu wenda ashobora kuba ari umumenyera ubuzima bwe bwa buri munsi. Nese ubwo nawe uramushigikiye uburyo wakundana n'umuhungu akakwanga deni weho ugakomeza ukamwizirikaho kandi uko nakuvire mu buzima. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo kumvira mu buzima. Ushobora kuba nanjye wenda uwo munyenga nkuryaho nubwo yaba atereta undi ariko nanjye nkaba narwana kugira mwigarurire. Ntabwo turi kubyumva kimwe pe. Ubwo umuhungu utari ngewe dukundanye akagenda aba yagiye. Nuguhita mureka. Ntabwo ari ibyo. Wige witurekura. Witurekura ntabwo ari neza. Ese hari izibanira zidakomanya amahembe. Tumuveho nyibwirire. Ubu se wewe? Nanjye meze neza nta kibazo. Ufite sheri? Mukwerekeze. Yes, hello? Yes, hello? Bimeze bite Lucky? Bimeze neza boss. Umeze neza? Yego turashima. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, akazi karagenda. Ya. Hari haciyemo igihe mwa? Kabisa kongise mwe bimeze bite? Ijuru ni heza cyane. Haza abaye ibyishimo. Ijuru ni heza cyane. Haza abaye ibyishimo. Agakonje rwose. Ibintu ni amahoro.
bo ndi mu rugo ndi gukurikirana gahunda zo mu rugo ndeba situation uko bimeze mbese urebye n'amahoro. Hanyuma se mwebwe mu kazi hari uwe mwuka? natwe mu kazi urebye nta kibazo uretse ko duherutse kwakira abandi bana bashya bagera muri 5. Ngira ngo nahise mbibona muri system direct kuko urumva mba nabiconnection na machine direct ukimara kwandika abantu bashya mpita mbibona direct. Wijuru ni heza cyane hazabaye ibyishimo. yakuri Ye! Ndikumva mabuja. muze Ye! ndi kugushaka Ye ndaje. muze Ye! Kuma ujira arahamagaraga. Akosi ajya bamu nakoze kicyanje. Ye! Mabuja. Mabuja kunjaka. ndi kugushaka Mabuja. Yewe. hakose muze Amakuru gawe. ni meza uzi ko igihe cyose ubwo ushaka kubonesha umutwe ese muze iyi sahani uyizanye he ntabwo uzahana amasahani abikwa Hajya tugashyiraga muri hajya mu kayi. yijyane mu kabati uze nk'ugushaka Ye sawa. ihute ndi kugushaka Umva ndaje rwose. ihute ngufitiye amakuru meza icyo nakubwira cyo wenda kuri abo bana harimo bamaze kumenyera uretse ko nyine harimo 3 bikigoranye sinzi ikintu turi bukore wenda ubwo namwe mugiye kuva muri konji murasa naho mudufasha harimo bataramenyera nyine bakenewe counseling kuba baganirizwa. wapfa kumuvirira Ewewe mbega umuhungu mwiza. utamwifuza bebe daranguye utamwifuza Mbabara nongere ndebe. Jesus, shana mwiza. wamubonye Shana mbonye ni mwiza. Mbese yitwa nde? yitwa Lewis. Kubivuza sugahita ugira agahinda. hari agakobwa rero uko uri kubona uko ubibona bimeze utya hari agakobwa kari kunyitambika nanjye Hagati yabo nawe kari kuza kubyivangamo umwe ariko ugira se ngo bakundane cyane kubasebya nyine byandi by'abakobwa ni ukugira ngo bakundane beza ashaka kumuntwara none nawe urabyumva nyine ugiye kurwana intambara ni ukurwanya ntabwo bya bintu ari ibyanje gusa nawe ari wowe ariko sha rero inshuti yanjye ntabwo ari ukukwanga urabizi nyine ko ngukunda kuri inshuti yanjye kuva kera genda ukumva ibintu byo kurwanira impundu wabireka noneho ugahita nyine ubwo nyine ugafata umwanya nyine uhagije ukamwikuramo warangiza noneho ugahita nyine wigira mu bintu byo kwishakira akazi kareba kubona akazi ugakorera amafaranga yashiri ntabwo namurekura nashaka n'ako kazi ariko nawe mufite none n'ibyanga uze amasezerano yose dufitanye yambwiye ko azama n'igishoro ubwo urukumva rero gushaka akazi ntabwo byaba birenze cyane kurusha uko namushaka ngafite ntugire ngo ndi kuguseka ntabwo nishimye pe ariko ngenda numva ibintu by'inkunda ntabyirukanka nese ubu ngubu ko nawe ufite ko utagashatse ngo ukabone ariko ndategereje ariko nanjye ndamufite gusa urukumva ukimufite kandi hagati yanyu hari undi muntu ndacyarwana mwana ntabwo narekura shaka gusa imana ibibemo iyo ntambara ugiye kurwana uzayitsinde Lewis wawe n'ubundi akomeza abo wawe ariko inama nanakubwira ni uko warwanira nyine umuhungu ariko nari gushaka n'akazi
n'akazi mbirimo ndi kuko abana bose twiganye bose bafite akazi bose narabyumviye ngo Claudine basigaye akora muri banki twari twe dusigaye muri twe dusigaye Yewe, ariko shaka utsengera ahantu na depoye ubona akazi sheri uzangurira agakise umva nzagusohokana ndagusengera pe ndakubwira ku mavi Urakoze kurusha uko cyane. ndi ku mavi yaremwe urakoze cyane urakoze nawe ahubwo ndumva wamerekeza ngataha nari ngiye hirya kwa ante ubwo ukaba wamerekeza niba bitakugoye sha ntaribe nanjye nta kintu nandi gukora nicaye hano ndi kwiyotera akazuba sha gusa urakoze hari iminsi myinshi haje yego kame urambye ndaga ngo karame ntuzongere kwitaba yanyitabo ngo ye karame nese umeze ute meze neza guca ubuzima bwanjye buri ku mujo gumwe iyo umeze neza nanjye mba numva tutari gutongana nta kibazo utari kunjihura ngo ntabwo ndi kugushihura turi kumwe turakundanye tumeze neza none se muze urabizi ko we na Rosine ibyo turabimenyereye ni kwa kundi n'ubundi usanga mwadopsa abana cyangwa se mufasha abana bahuye n'ibindi bibazo bafite ihungabana utamenya riba ryaraturutse mu miryango cyangwa se n'ibindi bisanzwe by'ubuzima busanzwe ariko singira ngo se ba bakobwa se bari aho ngaho se singira ngo buriya bari kubitaho mu buryo bwo kubaganiriza barahari ariko urumva nyine guhita babafasha biracyagoranye n'undi bazi ko harimo ntabwo nabonye katari kubasha kurya nyine ntabwo kariyakira kakira situwasiyo karimo urumva abantu bafite akazi kana katari gushobora ibyo byo ko numva birenze urugero ko mu bo twakiriye bose sintekereza ko nari nakumvisemo waje ntabwo nari nakumvisha ikibazo kijyanye no kurya kira abana badashaka kurya cyangwa se bafite ibibazo bituma bigera ku rwego badashaka kurya icara hano umunsi ngene mawusha iyo yicara uyu munsi njye nawe mawusha ndazitinya oya yigira ngo nizo bashitse oya ese n'uruwa hano haruguru umushitse ntabwo intebe ari iz'abashitsi gusa nawe urisanga ujya uricara sibyo murakoze cyane mawusha umva se cyagiye nakuburanishije na Rosine kumva Rosine aza gutsindwa ariko hari ibintu wambwiye ngo uzambwira ntabwo wigeze ubimbwira usanga nyine kigunze ariko maybe ko nyine ari ibibazo yakomora mu muryango tu mbese murebe uburyo ki bishoboka byose mubaganirize by'umwihariko nk'ako kana kaba gafite ikibazo gisa nk'aho kiri special mushaka uburyo ki mubaganiriza mu buryo bwihariye nanjye ejo nzashyiramo akanjye ariko niba abandi bo nta kibazo abo ngabo kakaba ariko kari kugaragaza ibibazo nkeka ko buriya hari nako ibibazo biri buze kurangira uko iminsi igenda yicuma uko biza kose azamenyera azisanga mu bandi cyane ko hari n'abandi bamaze kumenyera so ndumva nta birenze azamenyera n'iminsi mikeya narigize ubwoba mawusha ngo urubanza rwazengurutse uyu munsi nakubwiye ko tugiye kuganira njye nawe mawusha rero ubwitabire bw'abakozi se bimeze bite abakozi baritabira nk'uko bisanzwe nyine tunagira inama buri wa gatanu tukaganirizwa bakamenya nyine uko bagomba kwitwara urebye nta kibazo tu nakomeje gukora inshingano neza nubwo mwari muri konje iby'agaciro gukorana nawe Lucky murakoze ni ukuri kw'Imana uriya mukobwa yaje ari kabutindi ni ukuri kw'Imana uzi ko burya nakubwiye ko yitaga kapu kandi nawe nyine yashaka kungira akanyihindi ariko noneho turaburana aratsindwa oya ntabwo yaduteranya urabizi koko tumaranye n'igihe pe ndi inyangamugayo mabusha iyo uri inyangamugayo ndakwizera pe muzehe rero ibi nagiye kubwira ngo mubwire mabusha byateye ubwoba ni ibiki nabonye burya ntabwo yakite gusa ntabwo yagiye bafata na telefoni yawe sawa noneho reka nkomeze nanjye ngire ibintu nitaho rwose nta kintu gishobora kwangirika nkeka ko n'ikibazo hagize ikiramutse kivuka wagikemura wakitambikamo yego rwose so ubwo noneho reka tuze kongera gusubira ubwo ariko ejo ho ni ihame
amasaha ni yayandi, nzahagera nzindutse cyane kugira ngo ndebe uko nongera koorganiza raporo bundi bushya, cyane ko nakuganije ko hari n'indi mishinga nshaka ko dufungura. Ubwo ejo tuzagira akanya kihariye ko kubiganiraho mu buryo burambuye. Okay, nta kibazo, ubwo nanjye reka na updating abakozi bose ko muri buze kugaruka, ubwo murakaza neza, murakoze. Sawa, mukomeze mugire akazi keza, ubwo naheje. Yego, namwe urugendo rwiza. Sawa. Ngo gukuramo ngo password. Password se ndayizi. Password numvise kuvuga imibare ngo iminane ngo n'amazeru. Uriya mukobwa njye sinigeze namukunda kuva igihe sheri yamuzaniye, kandi urabuze uyu mukobwa ntabwo mukunda, ntabwo yagenzwaga na kamwe. Rero mabuje nuko yashakaraje ngo mu bipapuro bya bindi byo mu magambo by'ibizigo guca agiye kugiramo utero. sinzi ko akashagira guca ngo no mu byarubumu akarambura ari kureba, ariko rero nanamubujije atari yabireba neza. Ariko mabuje ndibutse hari n'ikindi kintu. Bo Bite? Sheri ni karibu. Meze mute? Amakuru gawe Uraho mze? ukomeye cyane bo. Meze neza cyane. Ni amahoro. Ni amahoro. Noneho ko mwateraniye hari ni amahoro. Twari turimo kuganira, muzehe turi kuganira. Munsi y'ikiganiro ko mugihagaritse mukomeze umuganire nta kibazo. Sakuza cyane bose ari kutwumva. Andi makuru se mumeze mute? Meze neza nta kibazo, meze. Biraca mu mbo nanjye ni amahoro. Nanjye ubuzima bwaje buri ku mujogo umwe. Bari ku mujogo umwe. Okay. Umeze neza? Meze neza cyane. Kubona nta ubusaza buri kugenda bushira, nizere ko mabuja gufashe neza. Mawuje rambaga ibyo ngarya ngo hari n'ibindi bintu ngo byo bajyaga byo by'abana babitaga gukiya ukubura ko wamwana ngari ku ishuri ngo ningira byirira. Asigaye guha noodles. Je ariko ni dodozi. Agufashe ahubwo se. Nahoze nzenguruka ngaha mu gipangu nasanze ibintu ari amahoro, ariko se Ruzina ari he? Mu bintu byose nabonye Ruzina ari he ko ntabona? Ruzine nyine yaragiye, Ruzine naramwirukanye. Ruzina waramwirukanye? Ese byagenze bite? Ese urabizi ko naganiye na muzehe nyine, uriya mukobwa nasanze afite ubucakura bwinshi, kuko na muzehe ngo uyu pe yari afite amanyanga menshi cyane. Cyane nawe yaratsinzwe rwose mu kubisobanura. Njye nasanze ndi umweru umwere. Nasi ku buryo mwasanze umwanzuro wa nyuma nta kindi ari uguhita umwirukana? Nagombaga kumwirukana kuko iyo mureka hari kuzamo n'ikindi kintu kitari cyiza cyane. Sinzi niba hari ikindi nahindura, ariko urumva ntabwo njye numva ko ikibazo cyakabaye kiba direct, nta muntu ku ikosa rimwe cyangwa se niyo yaba amakosa ngahe. Reka abantu barakosa, ariko nyuma yo kumva ikibazo ahubwo ushaka n'igisubizo. Ntabwo igisubizo ntekereza ko cyakabaye ari uguhita wirukana. Bo ni ukuri kw'Imana yafite amakosa nk'ay'ingurube. Amakosa nk'ay'ingurube? Ariko njye sinzi niba amakosa nibyo abaho, abantu barakosa nk'ibisanzwe, ariko ntabwo sinzi niba narabibonye nabonye ko situation yari hari itari yoroshye, ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko sintekereza ko telefone. Ndi kubona ari nimero nyine twa dusko turi kuganira, tukomeze tuganire. Telefone nta kibazo.